Message mfite ni message y'Abarundi. Hari haciyeho iminsi ntagaragara hano kuri kwisezerano n'umugisha. Ariko byose gahunda ni y'Imana. Buriya nta kintu kibaho Imana itakizi. Kandi buri byose nyine haba hari umugambi kuri yo. Ikindi abantu babimenye ntago ngerekana ivuge, ntago nikoresha. Iyo nyine rero nzanye message n'ubundi ku Barundi. Ego nzanye message ku Barundi. Ni byinshi bafite ubuhanuzi bwinshi. Nge noneho mu mwuka ndimo cyangwa ikirere ndimo, ndagira ngo mbwire Abarundi ntago bakeneye ubuhanuzi bwinshi. Ntago ari byo bintu bagikeneye cyane. Ahubwo bakeneye ibijya mu bikorwa. Cyangwa bakeneye kumva, cyangwa se bakeneye impinduka. Ubuhanuzi barabwumvishije imyaka myinshi cyane. Bagize gute? Bavuze. Bivuze ngo rero Abarundi ibintu bahanuriwe ni byinshi, ubuhanuzi bafite ni bwinshi, ariko igihe kirageze ngo haboneka abantu bameze nka ba Yosiya baza gusohoza ibyo abahanuzi bagize gute? Bavuze. Kuko bahanuye, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko hari n'abagomba gusohoza iki? Ubuhanuzi. Cyangwa hari abagomba gushira mu bikorwa bya bindi by'abahanuzi bagize gute? Bavuze. Bivuze ngo rero iki gihe nico gushira mu bikorwa, ntago ari cyo guhanura cyane, ahubwo nico gushira mu bikorwa iby'abahanuzi bagize gute? Bavuze. Turaza kuri yarabizi, ariko Yesu yemera ko abana nabo. Bivuga ngo rero ntago aba bantu no mu isezerano navuga ry'Abarundi, hari abantu Imana yemera bagomba gusohoza isezerano, ariko hari n'Abayuda nabo bagomba kuba bari kumwe n'iki? Bari kumwe nabo. Ariko aho bitandukanira ni kuri finali byashoje Yuda yiyahuye, aza gusobanukirwa icyo yari ari cyo, bisoza yiyahuye. Bivuga ngo nta ngororano yabonye. Byasoje agize gute? Abuze ubugingo, ariyahura. Ubwo byabujije ko icyo isezerano risohora cyangwa icyo Yesu yagombaga gukora agikora. Ntago byabibujije. Ariko uwabigizemo uruhare we yaje gupfa. Siko bimeze. Bivuga ngo rero no muri iri sezerano ry'Abarundi harimo ubwoko bubiri. Hari ab'Imana yatoranyije bazasohoza iri sezerano, ariko hari n'Abayuda kandi bagomba kugendana muri iyo nzira. Ari Bayuda ariko ntacyo bagomba guhagarika ku isezerano, ariko bizasoza n'ubundi aribo bagize gute? Aribo babiguyemo. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri nashakaga kuvuga hano, mu by'ukuri Yesu yarababwiye, ndashaka gutinda kuri uyu murongo wa 36. Navuga rero ko ngiye kubigeranya kugira ngo mubyumve, mbigereranye n'isezerano ry'Abarundi. Ni ukuvuga ngo hari amaboko mwari murimo, cyangwa se hari amaboko yarabafashe, cyangwa hari amaboko yarabacumbikiye aho muri mu bice bitandukanye. Hari amaboko yarabacumbikiye, cyangwa hari ababafashaga kubaho. Ibyo bigatuma mudamarara, ibyo bigatuma mudatekereza ngo ese imbere bimeze gute, ese bizagenda gute. Ariko hano Yesu icyo yararimo kubwira aba bantu ni iki? Icyo yararimo kubwira intumwa ni iki? Yararimo kubabwira ngo rero ubuzima burahindutse, mugiye kubaho mu bundi buryo. Mbese hari ibintu mufite amaboko abashigikiye, hari ubuzima mwabayemo mufite amaboko abafasha, hari ubuzima mwabayemo mbese bubaha gutuza. Ntimurebe wenda imbere, cyangwa mumbabarire kuvuga gutyo, ntimutekereze imbere, cyangwa ntimunatekereze gusubira mu gihugu cyanyu, cyangwa ntimunatekereze ku cyakorwa kugira ngo musubire mu gihugu cyanyu. Ariko ndagira ngo mbabwire ko noneho igihe kigeze ngo buri wese afate imvumba, cyangwa igihe kirageze ngo buri wese afate ibye. Mu yandi magambo Yesu abwira izi ntumwa ya magambo, yararimo ababwira ngo ni nkaho yakababwiye ngo imiteto nirangire, ahubwo buri wese nafate ibye. Imiteto nirangire. Rero ku Barundi imiteto nirangire cyangwa imiteto nishire, kuko igihe kirageze ngo buri muntu wese afate ibye, kigeze ngo buri wese afate umwitero. Igihe
kirageze ngo buri wese afate ibye narangiza agire gute agende kuko hari ubuzima mugiye kugira gute mugiye kujyamo ego bayuda biyahure hanyuma n'abandi nabo bahamye ibyo bagomba guhamya nago nshaka kubitindaho cyane ariko mwumve iki kintu ire n'ibisonga umwami yagize n'abayuda nago yababwiye bivuze iki nago ari ngombwa hari ibintu mugomba gukora mutaje kuri kamera ngo mubivuge sibyo cyangwa hari ibigomba gukorwa bitagomba kuvugirwa hano kuri kamera hari ibigomba gukorwa mutagomba kubwira abarundi bose ngo urabona rero ngo turashaka ngo gukora ibi nibi ngo urabona ngo hari abantu ngo bashaka kugenda ngo bagende ngo bajye mu gihugu cy'u Burundi ngo barebe ngo inzira ngo ibyo hari ibintu mutagomba kubwira abarundi hari ibintu mutagomba kubwira abarundi n'abarundi kaza kanya nago harimo kubwirwa nago birimo kubwirwa abayuda abarundi bivuga ngo ni mwebwe mugomba kugira uruhare simvuga bari hano bonyine n'abari mu bindi bihugu aho mwagiye aho muri mutandukanye nge Imana yavuganye nanjye irambwira ngo buri wese yaje mu ishuri ego buri wese yaje mu ishuri buri wese bivuga ngo abaje mu Rwanda hari ibyo mwaje kwigira mu Rwanda mwakabaye mwiga ese kugira ngo iki gihugu gifatwe byagenze gute FPR mumbabarire wenda mbivugeho gabyo bari bafite izina rimwe bari bafite icyerekezo kimwe bari bafite umugambi umwe wo kubohora igihugu cyangwa wo kubohora abanyarwanda ariko abarundi guhuza byarabananiye ahubwo buri wese arashaka gukora ibye kandi Yese kandi njye gusuza aho dukurikiye n'ibyo bice bikomeye cyane kuvuga dusukubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel ndi kumwe na Esther umutoza ndishimiye ko njya kwakira Esther ego murakoze cyane nyuma y'iminsi myinshi wabagahe wa mugana w'abana Ndi muri konje bari bafashe ikiruhuko ndi muri konje nyuma y'igihe kinini nyine turi mu kazi tuboneka inshuro nyinshi kuri kamera rero muri iyi minsi nyine navuga ko Imana yari yamaye akaruhuko si uko ntakoraga ariko nakoreraga inyuma ya kamera cyangwa ibyo nakoraga nyine nabikoreraga inyuma ya kamera ariko by'umwihariko nshimiye Imana inyemereye kongera kugaruka yego hari igihe umuntu avuga gutya abantu bakavuga ati buriya basanga yari yaragiye gusenga azanye andi mavuta ego ni ngombwa kuko tubaho mu buzima busenga ikindi ntambara bari nyinshi n'ibitero biba bihari n'ibishaka kuducecekesha kandi nabyo biba bihari yego n'ibiturwanya muri uru rugendo nabyo biba bihari ibyo byose rero navuga ko ku ruhande rwanjye nahuye nabyo ibyo rero nyine iyo watatswe ku ruhande nyine bisaba ko ujya kurwana nyine ubwo bivuga ngo rero intambara zari zanjye ku giti cyanjye nagombaga kurwana no gusenga kandi kugira ngo Imana yongere idushoboze yongere itwambike imbaraga yongere kuduhishurira n'ibindi bigezweho yego igihe rero utari uhari kambanze ngo incamake z'ibyabereye kuri iyi mihanda yego haje umugore avuga ati burya ndindaye Yesu none ubu yananteye inda ayo makuru yaba yarakugezeho cyangwa uyamenye nayabonyeho gato cyane ni iby'imihanda nyine kandi igihe kirageze nyine ngo bisobanuke ni nacyo ndimo gusengera njye ni nacyo ndimo gusaba Imana igihe kirageze ngo bisobanuke Eliya ajya gufata uriya mwanzuro wo kuvuga ngo ndashaka ko bimenyekana hari akavuyo k'ibintu bimeze nk'ibiriho muri iki gihe abantu basenga ibigirwamana abandi bavuga ibyo bishakiye nk'uko wamugana umuntu aza akavuga ngo
ndindaye ya Yesu, hari n'uwo nabonye ngo yanteye inda, ndumva ari babiri. Ni babiri. Yego. Undi avuga ngo yanteye inda, hari n'abandi yewe, biracanganye. Icyo gihe rero nicyo Eliya yakoreyemo, aravuga ngo ndashaka ko bimenyekana Imana, ko Abisirayeli, muri Isirayeli hamenyekana ko Imana nyamana. Arangije aravuga ngo ngiye kubaka igicaniro, n'abahanuzi ba Bayali bubaka igicaniro, hanyuma Imana iri busubirisha umuriro, niyo Mana nyamana. Yego. Navuga rero ko muri iki gihe nacyo bicanganye, kugira ngo wa mugani umuntu araza, buri umwe wese araza akavuga ibyo yishakiye, biragoye gutandukanya ngo ese umuntu uri kuvuga ibizima ninde n'undi uri kuvuga ibizima ninde. Ndumva hari n'abandi nyine nuko bimeze, kugira ngo utandukanye, yewe natwe n'amamesaje tuba dutanga, cyangwa se n'ubuhanuzi, cyangwa se n'ivugabutumwa, hari aho bigera bigacanga abantu, bakavuga ngo se ninde dukurikire nde. Siko bimeze. Icyo gihe rero ndimo gusenga Imana, ngo nanjye ndashaka ko bimenyekana, abantu b'Imana bagaragare, n'abantu bataraba Imana nabo bagaragare. Eliya suko afata uwo mwanzuro, suko nta bandi bahanuzi bari bahari, ariko bacecetse muri icyo gihe, ariko Eliya yarabikoze kuko biragaragara, Imana isubirisha umuriro, biramenyekana ko ari Imana, arangije yica n'abahanuzi ba Bayali. Bivuze ngo rero igihe kirageze nanone ngo haboneke ba Eliya, bavuga ngo turashaka ko bimenyekana. Muri iki gihe akavuyo kabaye kenshi, haba mu bitwa ko ari abakozi b'Imana n'abandi, bigasobanuka, hanyuma Imana ikerekana abanyabika, bagakomeza bagakora umurimo, abandi ikabacecekesha. Ko mutitoramo Eliya rero ngo namwe mukora ibintu bitugaragarize, tumenye abahanuzi b'ukuri n'ababayali. Harabura iki? Biraje bisobanuke. Buriya Imana ni Imana kandi ikora mu gihe cyayo. Yego. Yubu yarabivuze neza, ndamukunda mu gice cya 41 cya Yubu. Yubu yabonye Imana yegamye, yongera no kuyibona yegutse, ariko aravuga ngo iyo yegutse intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza. Bivuga ngo hari igihe Imana ijya yegama, suko ibyo bintu byose bitabireba, abantu bakaza bakigaragambya, cyangwa se ibibazo bikaba ku muntu n'urugero. Ariko iyo yegutse ibyo byose birarangira, ibyari bikomeye bikoroha, byitwaga ko ari imbaraga zabyo zikarangira. Rero niyo mpamvu Imana igireka ibyo byose bikabaho, ariko igihe kikagera ikavuga ngo noneho bigenda uku nguku, kuko hari aho nanone ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo murabikora nkabihorera, mukibwira ko mpanywe namwe, ariko hari igihe cyo kubishira ku karubanda. Bivuga ngo rero abantu bamaze kumenyera Imana cyane, ariko sinjya mbyinjiramo kubera ko wenda sindi bunabivugeho cyane. Buri muntu wese agira uko ahamagarwa kandi akagira uko atumwa. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo turashaka ko bimenyekana, ariya mavuta ya Eliya nakore bimenyekane, koko tumenye abantu bari mu mwuka w'Imana ni bande. Yego. Ase ni Imana izaza ikabikora? Ntabwo ari Imana izabikora, n'ubundi izakoresha abantu kandi twebwe, cyangwa se n'abandi, ariko bigiye kugaragara. Mu yandi magambo bigiye gusobanuka. Ikibazo nuko abenshi bakabikoze nabo bari muri mwebwe. N'ubundi tuba tubazi ko n'abahanuzi, tuba tubazi ngo bafite izo tita, twe tuzabivangura dute? Kandi ko nabo baza bavuga ko imyumviko ibyo batubwira birimo ibindi bihishe, mbega ibindi byinshi. Niyo mpamvu rero ndimo kuvuga ngo buriya Imana igira uko ihamagara kandi igira uko ikoresha abantu, sibyo? Muri uru rugendo rujya mu ijuru, navuga ko hari abantu b'Imana, hari abantu b'Imana, hari abakozi b'Imana, hari n'abana b'Imana. Nuvuga ngo turi mu buryo butatu. Hari abantu b'Imana, hari n'abakozi b'Imana, hari n'abana b'Imana. Yego. Abo bantu rero bose bakorera mu isi,
bakorera mu isi kandi barakora cyane kuko buri wese afite umwami akorera. Reka mvuge abana b'Imana barahari, ni babandi Bibiliya ivuga ngo Imana yabamenye bataraba urusoro mu nda y'abande yaba mama wabo. Abo ngabo Imana irabazi, bavukiye mu nda za ba mama wabo. Imana izi ko ari abana b'iki, ko ari abana bayo. Abo ngabo rero nibivuga ngo niyo yagwa ntago agira gute, ntago azarambarara, sibyo? Abo ngabo kandi nibo bagereranywa na wa mwana w'ikirara wagiye akangiza ibye, ariko igihe kigeze akongera akagaruka se akamwakira. Yego, uwo ni umwana w'Imana, sibyo? yego. Noneho uwo nguwo uko byagenda kose, yaba aka kanya ari mu nzira, yaba atari mu nzira, ariko byanze bikunze Imana izamushoboza gutungana mpaka imugeze mu ijuru. Ibyo rero ni Imana ibitanga, ntago ari umuntu, ntago ari njyewe ubyiha, ni Imana kubw'urukundo rwayo. Hari abo yakunze aravuga ngo aba ni abana banjye kandi nzabaha ubwami. Hari abandi rero bitwa ko ari abakozi b'Imana ba kabiri. Abakozi b'Imana, data yigeze avugana nanjye arambwira ngo umukozi, ngo abantu benshi banze kuba abana b'Imana bahitamo kuba abakozi banjye. Yego. Ngo ariko umukozi iyo akoze nabi ushobora kumwihanganira rimwe, kabiri, gatatu, ubwa gatatu kamwe ukamwirukana. Kubera iki? Aba yananiranye. Bivuga ngo umukozi akora icya mbere ategereje ibihembo cyangwa ashaka ibihembo, ariko kandi iyo akoze amakosa rimwe, kabiri, ubwa gatatu agira gute? Arirukanwa. Abanza kumwihanangiriza, ka kabiri akihanangirizwa, ubwa gatatu akirukanwa. Kubera iki? Ni umukozi. Uwo mukozi rero rimwe na rimwe nyine aba afite uwakorera, sibyo? Abo bakozi Imana ishobora kubakoresha, ariko na Satani ashobora kubakoresha. Siko bimeze? Yego. Imana ishobora kumukoresha, ariko na Satani ashobora kugira gute? Kumukoresha. Imana ishobora kumukoresha gute? Nitujya muri Bibiliya, muri Yubu haravuga ngo ngerageza abo nita abana banjye. Bivuga ngo iyo uri umwana w'Imana urageragezwa, sibyo? Rero Imana ikoresha iki? Ninde ukugerageza? Ni wa mukozi w'Imana. Buriya abarozi, abaci, uyu muntu wese ukubangamiye, inshuro nyinshi aba ari umwarimu mu yandi magambo. Nuvuga ngo hari abarimu aribo bagereranywa n'abakozi, hari abarimu Imana ikoresha kugira ngo yigishe abana bayo bya nyabyo. Siko bimeze? Yego. Abo rero rimwe na rimwe bari mu buryo bubiri. Hari abaza mu isura y'Imana cyangwa se bavuga iby'Imana, ariko mu by'ukuri ari abakozi atari abana b'Imana. Wabyumvishije none? Yego. Ariko kubera ko agomba kugerageza abana b'Imana cyangwa agomba kwigisha abana b'Imana, niyo mpamvu aza muri iyo sura yambaye umwambaro wo kwera, ariko mu by'ukuri ahakana imbaraga zako. Ariko agomba kuza muri iyo sura, kuko ataje muri iyo sura ntaho yazahurira n'abana b'Imana. Yego. Hakaza rero noneho n'abitwa ko ari abantu b'Imana. Abantu b'Imana abo ngabo ni babandi rwose n'inzira y'agakiza ntibayirimo. Mbese ni babandi bavuga ngo kurimbuka nzarimbuke. Siko bimeze? Ngewe izo nzoga ndazinywa ku mugaragaro, ubusambanyi ndabukora ku mugaragaro, ubujura ndabukora ku mugaragaro, niba nzarimbuka nzagire gute? Mbese mu yandi magambo, ibyo kujya mu ijuru, ibyo urugendo rujya mu ijuru, amakuru yo kujya mu ijuru, ibyo ntago bimureba. Warimo gukorera Satani kuki? Ku mugaragaro. Siko bimeze? Yego. Rero njyewe ubwanjye ntago namenya ngo ese uyu muntu ari mu ruhe ruhande. Abantu b'Imana bo turabazi nyine ko ari abanyabyaha tubacaho, bigaragara kuko babikora ku mugaragaro, ariko bariya abakozi b'Imana bo hari abatwihishamo, hari abo tugendana, keretse umuntu wagize amahirwe yo kumenya ngo ni runaka. Nanone wakwibaza se wamumenya gute? Aha niho biducangira. Aho niho bicanga. Reka mbisubize gutyo. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Sibyo? Ni ukuvuga ngo umwuka undimo niwe ushobora kumpishurira nkamenya ngo runaka turi kumwe arimo kuyoborwa n'izi mbaraga.
siko bimeze. Iyo rero mwuka w'Imana atarabimpishurira ntago mbyemeza 100%. Niyo mpamvu wenda ubimbajije ntago nahita nkusubiza ngo bari gukoreshwa n'izi mbaraga kuko ntacyo umwuka arabimpishuriraho. Siko bimeze. Bivuga ngo sinamenya niba umwuka ari urimo kumukoresha ari uwa Satani cyangwa se kuko nawe umwatsi ubusobanuro agira uko agusobanurira, kandi inshuro nyinshi ugasanga wenda ku ruhande rwe arahamanya bitewe n'umwuka umukoreramo, nawe arahamanya n'uwo mwuka ko ibintu arimo kuvuga ari iki, ari ukuri. Reka nk'urundi rugero kugira ngo abantu wenda banafite n'ibibazo ntibibakereze, kuko hari ibintu bibaho kugira ngo biturangaze. Nuvuga ngo hari ibintu bibaho kugira ngo bikereza abagenzi. Okay, yego. Wabyumvishije? Bikereza abagenzi, abitindeho, yibagirwe kugira ikindi akora cy'umumaro, ahubwo atinde ku muntu wavuze ibyo bintu, nk'uko wambwiraga ati nibyo biri kuri iyi mihanda. Yego. Ariko reka mbaho urugero kuri Petero, ari kumwe na Yesu. Yesu yaramubwiye ngo Petero uri urutare, ngo kandi kuri wowe nzubakaho itorero. Amen. Amen. Urumva yaramaze kumubwira ngo Petero uri urutare, siko bimeze? Yego. Kandi kuri wowe, kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye. Ako kanya ntiyari arimo gushima Petero cyane. Ariko bigiye imbere gatoya Yesu ahita amubwira rero ngo umwana w'umuntu birageze, igihe kirageze kandi kirasohoye, ngo umwana w'umuntu agire gute, agambanirwe. Amubwira yuko abarimo ngo kandi uwungenza ngo ari hafi. Wabyumvishije? Uwungenza ageze gute? Ari hafi. Kuko Yesu yarabirebaga ko baje kugira gute, kumufata. Ariko Petero avuga iki? Arangije Petero aravuga ngo mwami biragatsindwa. Yesu yaramubwiye ko agiye kugambanirwa ndetse akagira gute, akanicwa. Petero ahita amubwira ngo mwami biragira gute, biragatsindwa. Yesu yamubwiye, yahise amubwira ngo mvi inyuma Satani. Wabyumvishije? Mukanya yaramushimye ko ari urutare azanamwubakaho itorero, ariko mu kandi kanya Satani amukoreramo. Impamvu Yesu yamubwiye ngo mvi inyuma Satani ni iki? Nuko Petero mu kandi kanya yaragiye mu kindi kirere, kandi mu kirere cy'iki cy'umubisha. Bivuga ngo Petero yaragiye kuba nk'umuziritsi wa Yesu, kuko Yesu yagombaga gupfa, niho twari dufite ubugingo, niho twari dufite agakiza, kuko twebwe twari abanyamahanga tubonera agakiza ku musaraba wande wa Yesu Kristo. Bivuga ngo byari iby'agaciro kuri twe ko Yesu agira gute, adupfira. Ariko Petero we ahita yitambika aravuga ngo biragatsindwa. Ni nko kuvuga toya nago nshaka kupfira iki abantu, cyangwa nago nshaka kukiza iki abantu. Uwo mwanya Petero yari yamaze kujya mu kindi kirere, kandi mu by'ukuri yabivuze. Ntekereza ko nago biri bigaragaza, ariko ntekereza ko batari bonyine. Birashoboka ko hari n'abandi babumvaga. Rero bivuze iki? Abantu bitinda ku by'abantu barimo kuza kuvuga, cyangwa ku by'abavangiwe, cyangwa ku by'abari kuvuga. Ahubwo rebe se wowe ibi bintu ntago bije kundangaza. Ni ukuvuga ngo komeza inzira. Icyo usabwa ni ugukomeza inzira, nta kintu na kimwe kigomba kukurangaza. Bivuze ngo rero abantu bagombe babimenye. Nshobora kuza hano nkavuga, ariko ejo nkagaruka ndi mu kindi kirere. Nta bitangaje birimo, ahubwo bivuga ngo abantu bagomba kubimenya. Bazabibwirwa n'iki? Na wa mwuka w'Imana uri muri bo. Ni ushobora kumenya, ukamenya ngo nyine Petero ngomba kumubwira ngo mvi inyuma Satani, cyangwa ngomba kubwira wa muhanuzi ngo mvi inyuma Satani, cyangwa va kuri izo kamera kuko yageze mu kindi kirere. Ariko mwibuke ko nyuma nubwo byagenze gutyo, Petero n'ubundi yarakomeje kugeza ku ndunduro, yasoza ubuzima bwe neza, kandi ijuru riramwemera. Bivuze ngo rero ikibazo cyose cyaba ku muntu ntago ari uwo guterwa amabuye, cyangwa ntago ari uwo kujugunywa, ahubwo ni ukumusengera. Niba yataye umurongo koko agaruke. Ndumva ari uko nagusubiza. Yego, urakoze cyane Esteri. Reka utugezeho ubutumwa Imana yagushyize ku mutima. Yego, umwanya ni wawe. Yego, murakoze. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusenga Imana.
uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Ndagushimiye data ko wabanye nanjye ukandinda, ukaba umbashishije kugera hano muri aka kanya imbere y'izi kamera. Uwera wa Isirayeli nubihererwa icyubahiro. Ndagushimiye kandi ko warinze abankurikiye nubwo byari bikomeye, ariko wabanye nabo urabarinda. Uwera wa Isirayeli, ibyo byose tubiguhereye icyubahiro. Nyemerera aka kanya rero tugiye kuvuga ibyawe data mwiza. Nyemerera ntaba ari twebwe, ahubwo nyemerera Mwuka wera abane natwe, utuvugishe icyo Nyagasani ushaka ko abantu bumva. Umutima wacu ni ufite uyobora nk'uyobora amazi mu migende. Reka hasohoke Uwera wa Isirayeli icyo washatse ko gisohoka, kandi icyo utashatse icyo gifate, kuko ni wowe utuyobora. Bana natwe rero icyo duheje n'imbaraga mbi gukora kose kwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyatuma iki kiganiro cyose kitagenda neza, ibyo byose bikurweho mu izina rya Yesu. Kandi imitima y'abankurikiye aba ari wowe uyiha kumva no kumvira, kuko nayo ni wowe uyiyobora. Wera kandi isezerano ni iryawe, nyaguhora ku ngoma uhaguruka urirwanirire. Uwera wa Isirayeli, ibyo byose rero twizeye kubikoze kandi uri bubisohoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Yego, murakoze cyane rero. Ndabashimiye namwe kutwakira kuri izi kamera. Message mfite ni message y'Abarundi. Hari haciyeho iminsi ntagaragara hano kuri kwisezerano n'umugisha, ariko byose gahunda ni y'Imana. Buriya nta kintu kibaho Imana itakizi, kandi buri byose nyine haba hari umugambi kuri yo. Ikindi abantu babimenye, ntago ngerekana ivuge, ntago nikoresha. Iyo nyine datambwiye ngo haguruka ugende, ndagenda. Iyo atambwiye rero ndicara. Bivuze ngo rero bakunzi bacu, bantu badukurikirana umunsi ku munsi, babonye habonetsemo izo mpinduka gutinda, nyine bajye babyihanganira, kuko igihe iyo kigeze nyine Nyagasani araduhagurutsa tukaza, kuko nyine aba ari cyo gihe. Rero nzanye message n'ubundi ku Barundi. Ego, nzanye message ku Barundi. Ni byinshi, bafite ubuhanuzi bwinshi. Nge noneho mu mwuka ndimo cyangwa ikirere ndimo, ndagira ngo mbwire Abarundi ntago bakeneye ubuhanuzi bwinshi, ntago ari byo bintu bagikeneye cyane, ahubwo bakeneye ibijya mu bikorwa, cyangwa bakeneye kumva, cyangwa se bakeneye impinduka. Ubuhanuzi barabwumvishije imyaka myinshi cyane. Ntekereza ko abantu bamaze no kubirambirwa, nanjye kandi nabirambirwa. Ariko noneho icyo abantu bakeneye kumva ni ugushira mu bikorwa, cyangwa se ni uguhaguruka bagakora. Ndaza kwifashisha amagambo, kuko Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye. Ni amagambo ari mu rwa kabiri rw'Abami, ibice ni 23. Ndaza gusoma ku murongo wa 15. Umutwe uravuga ngo Yosiya asohoza ibyahanuwe ku ngoma ya Yerobowamu. Ngo kandi igicaniro cy'i Beteli n'ingoro Yerobowamu mwene Nebati yubatse, ari we woheje Abisirayeli ngo bacumure, icyo gicaniro n'iyo ngoro arabisenya, atwika iyo ngoro arayisiribanga, biba umuyonga, atwika n'igishushanyo cya Ashera. Yosiya agikora ibyo arakebuka, abona ibituro byari ku musozi, yohereza abantu bataburura amagufwa muri ibyo bituro, ayatwikira kuri icyo gicaniro, aracyangiza nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri, wa muntu w'Imana yari yaravuze. Ndashaka aya magambo, niyo nshaka cyane. Ngo Yosiya agikora ibyo arakebuka, abona ibituro byari ku musozi, yohereza abantu bataburura amagufwa muri ibyo bituro, ayatwikira kuri icyo gicaniro,
aracyangiza nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri wa muntu w'Imana yari yaravuze. Amen. Haleluya. Ndashaka aya magambo impamvu amanutse, ndashaka ngo abantu bumve nyuma y'ubuhanuzi, nyuma y'ibintu byinshi byagiye bihanurwa ku gihugu cy'u Burundi, hari abantu bagomba gusohoza kandi ibyo babahanuzi bahanuye. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu Yosiya ibintu yakoze, byaba ibyo gutwika ibi bicaniro no gutwika ibishushanyo bya Shera no gukura amagufwa mu bituro, hari undi wari warabihanuye. Nuvuga ngo hari umuhanuzi wari warabihanuye, cyangwa hari abantu b'Imana bari barabivuzeho. Hanyuma Yosiya aza asohoza ibyo babahanuzi bagize gute bavuze. Bivuze ngo rero Abarundi ibintu bahanuriwe ni byinshi, ubuhanuzi bafite ni bwinshi, ariko igihe kirageze ngo haboneke abantu bameze nka ba Yosiya baza gusohoza ibyo abahanuzi bagize gute bavuze, kuko bahanuye, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko hari n'abagomba gusohoza iki ubuhanuzi, cyangwa hari abagomba gushira mu bikorwa bya bindi by'abahanuzi bagize gute bavuze. Bivuze ngo rero iki gihe nico gushira mu bikorwa, ntago ari cyo guhanura cyane, ahubwo nico gushira mu bikorwa iby'abahanuzi bagize gute bavuze. Turaza kureba n'andi magambo ari muri Luka, amagambo ari muri Luka. Ndaza kwifashisha aya magambo kugira ngo bumve icyo Uwiteka arimo kuvugana nabo aka kanya. N'amagambo ari muri Luka ibice 22. Ndaza gusoma ku murongo wa 31 niwo nshaka guheraho. Yego. Haravuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ngo ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Ngo nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu ko utanzi. Kandi arababaza ati ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakennye? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba nuko, ariko utabifite agure umwitero we ngo abone kugura inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoraho, ngo yababaranywe n'abagome, nego n'abagome, kuko ibyanjye byenda gusohora. Baramubwira bati mwami, dore inkota ebyiri ngizi. Arababwira ati ziramaze. Ego. Ndashaka gutinda kuri aya magambo. Hari amagambo nshaka gutindaho cyane, cyangwa hari amagambo akubiyemo message nshaka kubwira Abarundi. Mu by'ukuri aya ni amagambo twahereye haruguru tuvuga kuri Petero. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana cyangwa se abana b'Imana cyangwa ab'Imana iri gukoresha, buri umwe wese izi uko imukoresha. Nsobanurira abantu muri uru rugendo, abo bose tubana nabo. Wibuke ko Yesu ari kumwe n'izi ntumwa, yari ari kumwe na Yuda, kandi Yuda yarazi ko azamugambanira. Ariko yemeye ko aba muki abana nabo ngabo 12. Ndetse arangije amushyira no kuru, amugira n'umubitsi. Yego. Kandi yari abizi neza ko ari uzamugambanira. Yari abizi.
ariko Yesu yemera ko abana nabo. Bivuga ngo rero ntago aba bantu no mu isezerano navuga ry'Abarundi hari abantu Imana yemera bagomba gusohoza isezerano, ariko hari n'Abayuda nabo bagomba kuba bari kumwe n'iki, bari kumwe nabo. Ariko aho bitandukanira ni kuri finali byashoje Yuda yiyahuye, aza gusobanukirwa icyo yari ari cyo, bisoza yiyahuye. Bivuga ngo nta ngororano yabonye, byasoje agize gute, abuze ubugingo, ariyahura. Ariko icyo nashaka kubabwira nuko Yesu yabanaga nabo, ariko mu by'ukuri ntago byabujije ko icyo isezerano risohora cyangwa icyo Yesu yagombaga gukora agikora, ntago byabibujije. Ariko uwabigizemo uruhare we yaje gupfa. Siko bimeze. Bivuga ngo rero no muri iri sezerano ry'Abarundi harimo ubwoko bubiri. Hari ab'Imana yatoranyije bazasohoza iri sezerano, ariko hari n'Abayuda kandi bagomba kugendana muri iyo nzira. Ari Bayuda ariko ntacyo bagomba guhagarika ku isezerano, ariko bizasoza n'ubundi ari bo bagize gute, ari bo babiguyemo. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri nashakaga kuvuga hano, mu by'ukuri Yesu yarababwiye, ndashaka gutinda kuri uyu murongo wa 36. Ego reka mpere ku murongo wa 35. Arabwira ngo kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakennye? Yesu akiri kumwe nabo, igihe cye kitaragera, igihe cya nyacyo cyo kubambwa, Yesu akiri kumwe nabo yatumaga abigishwa akababwira ngo ndabatumye mugende, mugende mumeze nk'abana b'intama. Ndabatumye mugende, mugende, ndabatumye mugende. Akabwira ngo mumeze nk'abana b'intama hagati y'iki, y'amasega. Ariko akababwira ngo ntimujyane uruhago rurimo iki, imvumba, cyangwa mu yandi magambo ntimujyane ifeza n'iki, n'izahabu. Ahubwo aho muzagera bakabakira, muzarya ibyo kurya byabo, munywe ibyo munyweye, kuko umukozi akwiriye iki, ibihembo. Bivuga ngo icyo gihe yarabatumaga bakagenda, ariko mu by'ukuri bakagaruka n'ubundi nta kibazo bagize gute, nta kibazo bafite, kuko baragendaga. Yesu agategeka nyine abari bubakire, bakabakira, bakabafata neza, bakabagaburira. Ni ukuvuga ngo nta kibazo bagiraga, bakanagaruka yewe bafite amafaranga. Yesu yarabatumaga, yamara kubatuma bakagenda, ariko nyine Yesu agategeka mu bubasha bwe, abantu bakabakira, bakabacumbikira, bakabaha imyenda yo kwambara, bakabakorera buri kimwe, hanyuma bakanabaherekeza yewe bakagaruka nyine nta kibazo bafite, ahubwo za mvumba batwaye zarimo ubusa, bakagaruka ahubwo zuzuye ibintu. Bivuga ngo nuko Yesu yabatumaga. Mu yandi magambo bari babayeho babona buri kimwe. Yesu abatetesha, iyo basonzaga nyine Yesu yarategekaga imitsima igatubuka bakarya bagahaga. Nubwo buzima bari babayemo bwari ubuzima bwo kumenyera ko ikibazo cyose bafite Yesu ari bugire gute, ari bugikemure. Bari babaye mu buzima bwo kumva yuko mbese bari bafite nk'umubyeyi, bari mu biganza by'umubyeyi, bari mu biganza by'umuntu ukomeye, ku buryo ibyo ntago babirenzaga amaso ngo babone ibindi biri imbere bahangayikishwe nabyo. Ego ariko igihe cyarageze, kimaze kugera hano ku murongo wa 36, noneho Yesu arababwira ati, nubwo byari bimeze gutyo, nubwo se nabatumye, ese hari icyo mwigeze mukena? Nubwo nababwiye ngo ntimujyane amashakoshi arimo amafaranga mugiye mu murimo wanjye, ntimujyane si byo kurya, ntimujyane iki, ese hari icyo mwigeze mukena? Hari icyo mwigeze mukena? Hari icyo mwigeze mubura? Baramubwira ngo ntacyo. Ku murongo wa 36 arababwira ati, ariko nonaha, amina, haleluya, message mfite ku Barundi nahangaha ishingiye kuri uyu murongo wa 36. Arababwira ati, ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba nuko, ariko utabifite agura umwitero we ngo abone kugura inkota.
message mfite ku barundi nahishingiye. Ariko nonaha Yesu yarimo kubabwira ngo noneho buri muntu wese afata imvumba, buri muntu wese afata igikapa cye kirimo imyenda, buri muntu wese afata amafaranga yaba yarabitse, buri muntu wese. Mbese Yesu yararimo kubabwira ngo rero ubuzima mwari mubayemo nanjye burahindutse, noneho buri muntu wese agiye kujya mu bundi buzima. Mu yandi magambo Yesu yarabwiraga ngo mugiye kuva ahangaha buri wese atatana agende, mugiye kuva ahangaha buri wese agende, mugiye kuva ahangaha buri wese araza kubazwa ibye, buri wese bari bageze mu gihe cyo guhamya. Hanyuma niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo nonaha buri muntu afata ibye, nonaha buri muntu afata ibye afite bye, icyitwa ko ari icyawe ugifate, kuko hari hagiye kubaho ibintu bitari bisanzwe. Ibyari bigiye kugera ku ntumwa ntago byari bisanzwe, ibyari bigiye kugera ku ntumwa ntago byari bisanzwe, buretse gatoya. Hanyuma arambwira ngo nutafite icyo afite ngo afate agure umwitero, buretse wumve, ngo abone kugura iki? Inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoraho, ngo yabaranwe n'abagome kuko ibyanjye byenda gusohora. Baramubwira bati mwami dore inkota ebyiri ngizi. Arababwira ati ziramaze. Navuga ngo aya magambo n'ubuhanuzi aka kanya ntago arimo kubwirwa ba Petero cyangwa ntago arimo kubwirwa intumwa. Iri ni isezerano ryo gucungura abantu ryari rigiye gusohora kuri Yesu. Navuga rero ko ngiye kubigeranya kugira ngo mubyumve, mbigereranye n'isezerano ry'Abarundi. Ni ukuvuga ngo hari amaboko mwari murimo, cyangwa se hari amaboko yarabafashe, cyangwa hari amaboko yarabacumbikiye aho muri mu bice bitandukanye, hari amaboko yarabacumbikiye cyangwa hari ababafashaga kubaho. Ibyo bigatuma mudamarara, ibyo bigatuma mudatekereza ngo ese imbere bimeze gute, ese bizagenda gute. Ariko hano Yesu icyo yararimo kubwira aba bantu ni iki? Icyo yararimo kubwira intumwa ni iki? Yararimo kubabwira ngo rero ubuzima burahindutse, mugiye kubaho mu bundi buryo. Mbese hari ibindi bintu bidasanzwe byari bigiye kubaho, cyangwa hari ikindi cyiciro bari bagiye kwinjiramo kitari icyo babanyemo nande na Yesu. Bivuze iki rero? Abarundi hari ubuzima mwabayemo mufite amaboko abashigikiye, hari ubuzima mwabayemo mufite amaboko abafasha, hari ubuzima mwabayemo mbese bubaha gutuza, ntimurebe wenda imbere, cyangwa mumbabarire kuvuga gutyo, ntimutekereze imbere cyangwa ntimunatekereze gusubira mu gihugu cyanyu, cyangwa ntimunatekereze ku cyakorwa kugira ngo musubire mu gihugu cyanyu. Ariko ndagira ngo mbabwire ko noneho igihe kigeze ngo buri wese afate imvumba, cyangwa igihe kirageze ngo buri wese afate ibye. Mu yandi magambo Yesu abwira izi ntumwa ya magambo yararimo ababwira ngo ni nkaho yakababwiye ngo imiteto nirangire, ahubwo buri wese nafata ibye. Imiteto nirangire. Rero ku Barundi imiteto nirangire cyangwa imiteto nishire, kuko igihe kirageze ngo buri muntu wese afate ibye, kigeze ngo buri wese afate umwitero, igihe kirageze ngo buri wese afate ibye, narangiza agire gute? Agende, kuko hari ubuzima mugiye kugira gute? Mugiye kujyamo. Ego bayuda biyahure, hanyuma n'abandi nabo bahamye ibyo bagomba guhamya. Nago nshaka kubitindaho cyane, ariko mwumve iki kintu. Hari ubuzima nyine ayo maboko agiye kubarekura, amaboko yarabafasha agiye kubarekura, cyangwa ibyabafashaga kugira ngo mubeho bigiye guhagarikwa, cyangwa se byanatangiye no guhagarikwa. Ibyo byose ni ibiberekeza kugira ngo mujye mu isezerano, cyangwa se mu yandi magambo amazi ntago ari yayandi. Hanyuma rero nshaka kugaruka ku murongo wa 38. Hano Yesu yarababwiye ngo nutafite icyo afite
n'udafite amafaranga n'udafite uburyo bwo kubaho, kuko hari abafashwaga, hari n'abagize amahirwe babasha kwifasha, hari abari mu kazi kabo, hari abari mu bikorwa bibaha amafaranga, ariko ibyo ntabwo bikuraho ko hari igihugu cyawe. Ufite gakondo aho waba uri hose, uri umurundi, waba uri mu nkambi y'impunzi, waba uri mu bundi buzima busanzwe ubasha kubaho, ibuka yuko hari gakondo. Aho uri ntago ari iwanyu. Isaha n'isaha ndagira ngo nkubwize ukuri ko iyo umuntu atari iwabo batari iwabo, isaha n'isaha baguhinduka, isaha n'isaha bakwirukana. Niyo mpamvu buri murundi ahari hose, igihugu waba uriho, ugomba gutekereza ko hari gakondo, ugomba gutekereza ko hari isezerano, ugomba gutekereza ko ufite igihugu. Byanze bikunze hari igihugu, ugomba kugira igihugu cyawe, wakibamo utakibamo, ariko igihugu cyawe ugomba kukigira. Hano rero Yesu yarababwiraga ngo ari uwufite uburyo, ari uwutari ufite uburyo, igihe kirageze. Utabufite, utari ufite uburyo, agura umwitero. Umwitero navuga ko ari nk'imbaraga, yiyumvemo imbaraga cyangwa yishakemo imbaraga, hanyuma akore ibyo agomba gukora bimwinjiza mu isezerano. Ikindi nshaka kuvuga n'aya magambo Yesu yababwiye, yo muri ku murongo wa 38 baravuga ngo baramubwira bati mwami dore inkota ebyiri ngizi. Hanyuma Yesu aravuga ngo ebyiri ngizi, arababwira ati biramaze. Kubera iki ndashaka gutinda kuri iri jambo biramaze, mbabwire n'inkota. Iyi nkota uraza kuyumva neza, icyo iyi nkota ivuze uraza kubyumva neza nureba amagambo ari mu Befeso, Abefeso ibice 6 ku murongo wa 17 haravuga ngo mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo iriya nkota twayigereranya nk'amagambo y'Imana, cyangwa twayigereranya nk'ubuhanuzi abantu benshi bafite. Hari abantu benshi bafite ubuhanuzi, inshuro nyinshi bajya bagaruka ngo turi ba Dawidi, turi ba Dawidi. Babwire ko ari na benshi, we wari uzi ko uri umwe, ni benshi bitwa gutyo, bafite ayo mazina. Hari abo Imana yabwiye ngo ni ba Nehemiya, hari abo Imana yise ba Gideyoni, babizi ndetse banabikoresha inshuro nyinshi. Rimwe na rimwe mu gushaka ibibatunga mu by'uyu mubiri, ugasanga uwo muntu agendeye kuri ubwo buhanuzi avuga ngo ni Dawidi, ndi Dawidi, ndi Dawidi, ndi Dawidi, mugire gutya ni ngiye Dawidi, mugire gutya ni ngiye Dawidi, mugire gutya mukora ibi n'ibi. Ugasanga babigize bizinesi, ariko ashingiye kuri ya magambo nyine yabwiwe, yahanuriwe. Ni amagambo nyine yarayahanuriwe koko, ntago byanze, nibyo sinanabirwanyije. Ariko iyo ni inkota, kuko inkota ni ijambo, nayo magambo nyine twagiye twakira mu buhanuzi cyangwa mwakiriye mu buhanuzi. Ariko kiriya gihe iyo nkota ntago ariyo yari ikenewe. Mu yandi magambo barimo Petero yashaka kurwana, muzi ko Petero yahise afata iyo nkota agahita akeba umuntu gutwi. Yamara gukeba umuntu gutwi, Yesu akamubwira ngo subiza inkota mu rwubati, kuko urugamba ntago ari uko rugomba kurwanwa. Mu yandi magambo Petero yararwanye mu buryo bw'umubiri, kandi ntago ari byo, ntago ariko byagombaga gukorwa. Bivuga ngo rero niyo mpamvu Yesu yavuze ngo biramaze. Kubera iki? Biramaze nyine, biramaze. Ibyo nta kintu byari kumufasha. Ni ukuvuga ngo urugamba rwari imbere ya Yesu. Yesu yagombaga gupfa, nta muntu wagombaga kubihagarika. Niyo mpamvu Petero yabirwanyije. Yesu akamubwira ngo mva inyuma Satani. Akamubwira ngo mva inyuma Satani, kuko Yesu yagombaga gupfa nyine. Byari itegeko. Hari ibintu mutakuraho, hari ibintu mutahindura. Niba ku gihugu cy'u Burundi ari intambara, ni intambara nyine. Hari abagomba gupfa, hari n'abagomba gukira. Ibyo ntago mwabihindura, ntago mwabikuraho. Ego, ntago mwabikuraho. Rero bivuga ngo hari abantu Yesu yavuze ngo biramaze, kubera ko hari abantu nyine ibyo inkota bamwerekaga ntacyo zari kumufasha nyine, ntacyo zari kumufasha. Bivuga ngo rero
mbigarutse nari ndimo nsoma mu Befeso kugira ngo mwumve iyo nkota. Hari amagambo twumvishije ko kwanaturuka ku Mana ndetse abantu bayagenderaho, ndetse bamwe arabatunga mu by'ubu buzima. Nibyo ndimo kubabwira, bayagenderaho, bararya, bayagenderaho, bagira ibyo babona, bayagenderaho, baba mu mazu bishyurirwa n'abandi, bayagendera kubera iki bayagendeyeho. Ariko noneho ibyo biramaze aka kanya nacyo birimo gufasha Abarundi, biramaze ibyo ngibyo biramaze, na kintu birimo gufasha Abarundi. Ahubwo igikenewe nuko bagira gute, nuko bakora icyo bagomba gukora. Niba ari Dawidi koko, nahaguruke agaragare mu bikorwa nka Dawidi. Yego, nave mu magambo, nave muri ibyo ntacyo bidufasha, hanyuma agende ajye kuri tere. Murakoze cyane. Data yamishuriye anyereka abantu benshi bateruwe nk'ibimuga. Mumbabarire mbivuge nk'uko biri, nk'ibimuga. Ni ukuvuga ngo abantu bafite imbaraga nkeya, buri wese arumva hari umuntu wabimukorera, buri wese yumva ko hari umuntu uzamuterura akagenda akamwicaza ku ntebe. Niko bimeze. Abarundi benshi muzi ko hari umuntu uzabaterura mwebwe, baba bari mu nkambi, aho bari batandukanye, baba bari n'abandi. Muzi ko hari umuntu uzabaterura, yarangiza akagenda akabatereka ku ntebe. Yewe nabo bitwa ngo ni ba Dawidi n'abandi, bazi ko hari umuntu runaka, baricaye baratuje, bazi ko hari umuntu runaka uzabaterura akagenda akabicaza ku ntebe. Icyo nicyo data yampishuriye, ariko ni nako biri. Ariko ndagira ngo mbabwire n'imbaraga Satani yazanye zibatsikamiye, n'imbaraga z'umubi, ariko zidafite ahantu zabageza. Kumva ngo ntacyo nakora, hari uzabinkorera. Ninde. Reka turebe icyo Nehemiya yakoze. Turebe icyo Nehemiya yakoze mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya. Igitabo cy'umuhanuzi Nehemiya mu gice cya 2, ngo umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Ndaza gusoma reka mpere ku murongo wa mbere. Ngo umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani, mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Uyu ni Nehemiya. Mbere hose yari atuje, nyine ari ibwami, ari umuhereza. Ngo ariko ntabwo icyo gihe yagiraga umubabaro. Hanyuma ariko igihe kigeze, yego, ngo umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani, mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati, niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Mbyumvise ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama. Icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Kumurwa n'ahantu h'ibituro bya basogokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arambaza ati, hari icyo unsaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru, maze nsubiza umwami nti, niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basogokuruza, mbone kuwubaka. Amina, haleluya, amina, haleluya. Hano nshaka kuvuga kuri Nehemiya, ngo umunsi umwe nubwo yari ibwami, cyangwa nubwo yarabayeho neza,
mu yandi magambo. Ariko umunsi umwe ngo yaje kugira umubabaro, umunsi umwe yaje kwibuka ko hari inzu y'umwami cyangwa se hari ibigomba gusanwa, ko agomba gusana. Ego hari inkike zigomba gusanwa, yibuka yuko hari inkike zigomba gusanwa, yibuka yuko amarembo yazo yabaye imisaka cyangwa yabaye amatongo, yibuka yuko hasenyutse kandi agomba kongera gusana inkike cyangwa kubaka inkike. Ibyo bimutera umubabaro, biza gutuma noneho mu gihe umwami we yari yishimye, mu gihe umwami we nta kibazo yari afite, yinyweraga vino nyine, nta kibazo yari afite, nta kibi yatekereza, nta cyo gukora, mbese yari ari mu buzima bwe atekanye. Ariko ngo aza kubona Nehemiya ababaye, kandi ntago byari bisanzwe. Bivuga ngo abona umubabaro wa Nehemiya kubera ko bitari bisanzwe. Nyine aravuga ngo ese wababajwe n'iki? Aramubaza ngo wababajwe n'iki? Ko bigaragara yuko umutima wawe ubabaye, ko bigaragara yuko ufite agahinda, ese nkukorera iki? Nkukorera iki? Nehemiya aravuga ati niba nkutunganyeho Nyagasani, niba bishoboka, niba byakwemera, nshyigikira, nyemerera, umpa ingabo, nyemerera, umpa urwandiko ukomeje hepfo, nyemerera, umpa ibisabwa, unyemerere ngende njye kongera nsana ariya marembo, njye kongera nubaka inkike, njye kongera. Hari ibintu byari bibabaje Nehemiya, ariko arangije agaragaza umubabaro. Hanyuma umwami arangije aramusapotinga, amuhereza ingabo, amuhereza n'amafarashi, amuhereza n'abamuherekeza, baragenda. Bivuze iki rero? Reka nemere sapoti irahari, kandi koko sapoti izaboneka, kuko imitima y'abami Uwiteka ifite mu biganza, ayobora nk'uyobora amazi mu migende. Imigani 21 mu murongo wa mbere nuko havuga. Bivuga ngo Uwiteka ntago yananirwa gutanga sapoti, ntago Uwiteka yananirwa gutegeka abagomba kubafasha ngo babafashe, ariko ni mwebwe mugomba kubanza kwerekana umubabaro. Abarundi, ni mwebwe cyangwa se abari mu cyimba, aba bantu bose Imana yagiye bategura, ibaha amatitire, ibaha amazina. Hari Imana yise ba Nehemiya, hari Imana yise ba Gideyoni, hari ba Dawidi. Buri wese uko Imana yamuhamagaye cyangwa icyo Imana yamushinze gukora, iki ni cyo gihe cyo kubikora. Nonaha twabibonye muri Luka. Nonaha mufate imvumba, nonaha mufate ibyanyu. Bivuga ngo ibi bintu ntago turimo kubivuga kugira ngo mubyumve ko ari ubuhanuzi bwa kera, ntago turimo kubivuga ngo mubyumve ko ari ibintu bigomba gutinda, ahubwo nonaha mugaragaza umubabaro, nonaha mugaragaza umubabaro. Mwebwe ba Nehemiya, mwebwe mushinzwe, mwebwe mugaragaza umubabaro, mugaragariza umwami ko mubabaye. Mukeneye sapoti, mukeneye uburyo, mukeneye inkunga, mukeneye ko babemerera mukagenda. Amina. Mugaragaze cyangwa musabe. Mu yandi magambo, hano nitujya ku gice, kuri iki gice cya kabiri ku murongo wa 9, umwami yaramwemereye aragenda, kuko ngo maze ndagenda nsanga ibisonga byo hakurya y'uruzi, mbaha inzandiko z'umwami, kandi umwami yari yantumanye n'abatware b'ingabo n'abagendera ku mafarashi. Bivuga ngo Nehemiya ntago yagiye wenyine, yahawe sapoti cyangwa yahawe inkunga, yahawe ingabo, ahabwa amafarashi, ahabwa n'ibindi. Buretse wumve ngo bukeye Sanibalati w'umuhofarashi, bukeye Sanibalati w'umuhorani na Tobiya umugaragu w'umwamoni babyumvise, birabababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisirayeli ibyiza. Abo ntago mbatindaho. 11 nuko ngeze i Yerusalemu marayo 3, nijoro mbyukana n'abantu bake, kandi sinagize umuntu mbwira icyo Imana yanjye yanshize mu mutima ngo ngikore
i Yerusalemu, kandi nta farashi twajyanye keretse iyari impetse. Nuko iryo joro ndasohoka nyura mu irembo rijya mu gikombe, nkomeza inzira y'iriba ry'ikiyoka no mu irembo. Nuko iryo joro ndasohoka nyura mu irembo rijya mu gikombe, nkomeza inzira y'iriba ry'ikiyoka no mu irembo rinyuzwamo imyanda, nitegereza inkike z'i Yerusalemu zasenyutse n'amarembo yaho yahiye, maze njya ku irembo ry'isoko no ku kidendezi cy'umwami, ariko ntihaboneka inzira y'ifarashi yari impetse. Iryo joro nzamuka iruhande rw'akagezi, nitegereza inkike, mpera ko ndahindukira nyura mu irembo rijya mu gikombe, nuko ndagaruka. Ariko abatware ntibamenya iyo nagiye cyangwa icyo nakoze, ndetse sinari nabwiye Abayuda cyangwa abatambyi n'abanyacyubahiro n'abatware, haba n'abandi bakora uwo murimo. Hano aya magambo arumvikana, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki kirimo message yanyu. Hano Nehemiya bwa mbere yagaragaje umubabaro, ndetse ahabwa n'abamuherekeza, aragenda. Ariko agezeyo ahura na Batobiya, abo ngabo nabo muri urugendo barahari, ariko abo si bo nshaka gutindaho cyane. Ahubwo agezeyo yakoze iki? Yagize umwete, nicyo nshaka kubabwira. Yagize umwete Nehemiya ngo arahaguruka ngo agendana n'abantu bakeya, ariko bashoje batubwira ngo ntiyabwira Abayuda n'ibikomangoma niki. Bivuga ngo aragenda, ndetse ahantu yagiye batubwiye yuko hari naho yageze ifarashi inanirwa ku ntanzira y'ifarashi yari igize gute, yari ihari. Nehemiya biba ngombwa ko agenda, birashoboka ko yaba yaragiye n'amaguru sinzi, ariko aragenda ngo agera ku nkiki. Amaze kugera ku nkiki arazitegereza, amaze kuzitegereza arongera aragaruka. Amina. Arongera aragaruka ngo ariko icyo gihe agenda hari abantu atabwiye. Bivuga ngo icyo nshaka kubabwira ni iki? Ni ukuvuga ngo hari ishyaka Nehemiya yari afite. Mu yandi magambo, ahari wahabwa ingabo cyangwa se wahabwa sapoti, wahabwa abaguherekeza, ariko harakeneye umwihariko wawe, cyangwa se harakeneye kumva ko ibintu ari ibyawe, sibyo? Abandi baze nyuma, hari ibyo wababwira, hari n'ibyo utagomba kubabwira. Mu yandi magambo, Nehemiya hari umwihariko we, kuko niwe wari ubabaye. Icyo nicyo cyatumye azamuka atavuze. Reka mbabwire, ahari hari igihe ushobora kubwira, hari ibintu ushaka kubwira abantu bakakubwira ngo ya buretse kugenda, Batobiya barahari, abakurwanya barahari, buretse gatoya, buretse bibanze bigende gutya, nicyo bishatse kuvuga. Buretse bibanze bigende gutya, bakaba baguca intege. Mu yandi magambo, hari igihe ushobora kubwira abantu ari nabeza nta kibazo unabize, ariko bakaba baguca intege. Bivuze ikirere icyo mugomba kumva, ibintu ni ibyanyu. Nubwo umuntu yabasapotinga, nubwo umuntu yabashigikira, ariko hari umwihariko wanyu, ni mwebwe mugomba kubanza kugenda. Reka mvuge buriya nka Nehemiya, hari yagenda wenyine yaragiye gutata, sibyo? Ntago ibi bintu wenda nuko njya mbyisangamo, ariko hari abantu babyumva kundusha. Niki cyatumye Nehemiya afata abantu bakeya kandi ntabwira abantu benshi, ngo ndetse abwire n'ibisonga umwami yagize n'Abayuda nago yababwiye? Bivuze iki? Ntabwo ari ngombwa. Hari ibintu mugomba gukora mutaje kuri kamera ngo mubivuge, sibyo? Cyangwa hari ibigomba gukorwa bitagomba kuvugirwa hano kuri kamera. Hari ibigomba gukorwa mutagomba kubwira Abarundi bose ngo urabona rero ngo turashaka ngo gukora ibi n'ibi, ngo urabona ngo hari abantu ngo bashaka kugenda ngo bagende ngo bajye mu gihugu cy'u Burundi ngo barebe ngo inzira ngo ibyo
hari ibintu mutagomba kubwira abarundi, hari ibintu mutagomba kubwira abarundi n'abarundi kaza akanya nago harimo kubwirwa nago birimo kubwirwa abayuda kakanya birimo kubwirwa abarundi n'abarundi kazi. Hari ibyo tutagomba, hari ibyo banehemiya bagomba gukora twe tutazi, tukumva ngo byakoretse, tukumva ngo inkike zatangiwe kubakwa, yego tukumva ngo inkike, tukumva ko hari abantu bagiye gusana nyine, tukabyumva ariko bitaje kuvugirwa kuri kamera cyangwa bitatangajwe. Bivuga ngo rero abandi bazaza cyangwa abandi barahari, ariko hari ibintu mugomba gukora. Ikindi ni mwebwe kugira ngo izo ngabo ziboneke cyangwa ayo mafarasha aboneke cyangwa abaherekeza Nehemiya baboneke, nuko Nehemiya yagaragarije umwami umubabaro. Abarundi bivuga ngo ni mwebwe mugomba kugira uruhare, simvuga bari hano bonyine n'abari mu bindi bihugu aho mwagiye aho muri mutandukanye. Ngiye Imana yavuganye nanjye irambwira ngo buri wese yaje mu ishuri. Ego buri wese yaje mu ishuri, buri wese bivuga ngo abaje mu Rwanda hari ibyo mwaje kwigira mu Rwanda, mwakabaye mwiga ese kugira ngo iki gihugu gifatwe byagenze gute. FPR mumbabarire wenda mbivugeho gakeya, tugaruke kuko njya nkunda kubona ari igihe nyine abahanuzi baza bagahanura ariko mukaba mwakwifasha ngo hari ibintu mutumvishije, nago mwabyumvishije, yabivuze muri ubu buryo nago mwabyumvishije, ariko ndagira ngo mbabwire mwaje kwiga, ari abaje mu Rwanda baje kwiga, ari abari hirya no hino murimo kwiga, Kenya murimo kwiga, bari muri Amerika murimo kwiga, bari mu Bwongereza murimo kwiga, buri murundi wese ari mu gihugu n'abasigaye bari kwiga, kuko Imana yarambwiye ngo yabigishije mu buryo bubiri. Nkuko n'ubundi mu ishuri muzi hari abiga babodinga, hari n'abiga bataha, hari abarundi Imana iri kwigishiriza mu gihugu cyabo, abo ngabo barimo kwiga bataha iwabo, ariko hari abandi Imana yahagurukije irababwira ngo mugende mu mabodinga atandukanye. Bivuga ngo aho uri hose utari mu gihugu uri kwiga nyine wagiye muri boarding, hanyuma muri boarding mwize y'ibiki, mwize y'ibiki, ibyo ngibyo nibyo murimo gusabwa kuza gukora, kuko mwarize mwaranarangije, niba mutararangije mwaba mudafata, ni ukuvuga ngo ibyo mwize murasabwa kubishira mu bikorwa. Rero nari ndimo mbibutsa ngo mwibuke ko muri abanyeshuri mwaje kwiga, aho mwigiye abari mu Rwanda mutekereze kabiri, muvuge ngo ese hakorwa iki, hakenewe iki kugira ngo tujye kubohoza igihugu, kuko ibyo bintu nimutabikora muraza no kubikora ku nabi. Ego kuko amaboko yarabafashe araje abarekure, kuko ijambo ryatubwiye ngo nonaha amaboko yarabafashe ibyatumaga muzana imiteto, mudatekereza igihugu cyanyu, mudatekereza gutaha, ibyo byose bigiye kurangira. Bivuga ngo byanze bikunze mugomba gutekereza kabiri mukajya kubohora igihugu cyanyu. Rero ndimo no kugera no ku musozo, ni ukuvuga ngo igikenewe buri wese yumve ko mugenzi we agomba kuba umugozi na mugenzi we. Mu yandi magambo mube umuntu umwe, ko intego ari ukubohora igihugu cyanyu, hanyuma Imana ibashigikire mugende. Ego mugende, kandi nukuri Imana irabashigikiye, muzatsinda. Buri wese ugomba kugira icyo akora. Iki ni igihe cyo gutekereza kabiri, kandi iki ni igihe cyo gukora, ariko mwirinde ibintu bibatandukanya, ahubwo mubumwe, umugozi nk'umugozi w'inyabutatu. Umugozi w'inyabutatu kuwuca biragoye, mukorere hamwe mwungu bumwe, hanyuma mwese intero ibimwe yo kujya kubohoza igihugu. Rero nagira ngo message nari mbafitiye niyo ngiyo. Imana ibashoze kandi ibaha imbaraga, Imana ibiteho, kandi nukuri buri wese wumvishije iyi message ntabwo ari ibya kera, ubwo Imana irashaka ko mubikora ubu. Niyo message Imana irashaka ko mubikora, kuko iki nicyo gihe. Murebere no ku bandi, hanyuma muhaguruke mukore. Imana ibashigikire kandi bagirire neza. Rero ego naho gutaha. Yego Esther, urakoze cyane, reka tugushimire. Ubwo abarundi babyumvishe ka igihe ari iki? Igihe ni iki? Ego igihe kirageze kugira ngo babahore, kandi naho bagomba kwigira bahumvishe.
ku muntu rero wifuza kuvugisha wamuha nimero Ego. nyuma y'ubundi tumwa nta kindi twarenzaho uretse gusoza mbere yo gusoza rabanza nimero ni 07888536. Ego. Urakoze cyane ngaho reka usoze no dusengera. Ego. Uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana ibabarira kandi uri Imana itabara. Turagushimiye ko banye natwe muri iki kiganiro. Nyemerera rero data mwiza ugiherekeshe ijambo ryawe, kuko twebwe ubwacu cyangwa bakurikiye message bubwabo ntacyo bakwishoboza, ariko ndasenze cyane Nyagasani ngo utanga imbaraga abari wowe urwanirira isezerano, kuko iri sezerano ni iryawe. Twebwe turi abakozi bawe n'abandi n'abakozi nyaguhora ku ngoma we basohoza ibyo ushaka ko bakora. Nyemerera rero utegekeshe ijambo ryawe. Igihe kirageze Nyagasani cyo kugira ngo ukurure inziga, kubera ko umwanzi biragaragara ko arimo gukurikira kandi arimo gusatira cyane. Rero iki ni cya gihe cyawe noneho cyo gukora, kuko ibyo nta mwana w'umuntu wabishobora, ahubwo ni wowe nk'uko wategetse ariya mafarashi ugakurura inziga zayo kugira ngo atihuta ngo afate Abisirayeli. Uko niko nsenze nsaba Nyagasani ngo wongere ukurure inziga z'amafarashi yabirukanka ku bwoko bwawe, ukurure inziga z'amafarashi yabarimo gutumira isezerano ridashika, ukurure inziga Uwera wa Isirayeli nk'uko wabikoze Abisirayeli bakambuka, hanyuma amazi akarenga hejuru y'Abanyegiputa bari bakurikiye Abisirayeli. Nyemerera n'aka kanya utegeke, kuko ni wowe uvuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Nyemerera rero data utegeke, ndasenze nkwinginga ngo utegeke, kuko iri sezerano ni iryawe. Ni wowe uzahabwa icyubahiro wabikoze, ni wowe tuzasingiza wabikoze, ni wowe uzashyirwa hejuru wabikoze, Wera wa Isirayeli. Niyo mpamvu nsenze cyane rero ngo wiheshe icyubahiro, kandi ndizera ntashidikanya kubikoze. Girira neza buri muntu wese unkurikiye rero, buri wese ufite ibibazo umubera igisubizo, buri wese utazi aho guca naho kunyura abari we kumuyobora. Ndahagarika imbaraga zose z'umwanzi, imbaraga ziyoberanya ku bantu mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zirimo guhiga no kurwanya isezerano, izo mbaraga ndatwika izo mbaraga mu izina rya Yesu. Uwera wa Isirayeli nuhaguruka ukore data mwiza, nutwemere rero data mwiza, imbaraga zawe arizo zitugaragaraho, zigaragare kuri buri muntu wese ugomba kugira uruhare muri iri sezerano. Amutima we abari wowe ukoresha Nyagasani, kandi ukoresha iby'ubutwari. Izo mbaraga niwe kuzitanga, izo mbaraga niwe kuzirekura. Hembura abantu bawe Nyagasani, barinde kudandabirana, barinde ibibayobya, ahubwo nyemera Mwuka Wera akorane nabo cyane nk'uko yakoranye na Dawidi. Uwera wa Isirayeli nk'uko wagendanye na Nehemiya, Uwera wa Isirayeli nk'uko wagendanye na Gideyoni, nk'uko wagendanye data mwiza na Mose, nk'uko wagendanye na Petero, nk'uko wagendanye n'intumwa. Wera wa Isirayeli, reka bari kongera kugendana n'ubwoko bwawe muri iyi minsi, kandi utanga imbaraga zo kureka ibyaha, utanga imbaraga zo gukizwa by'ukuri. Uwera wa Isirayeli, ukura abantu bawe mu kazitiro, bakure mu kaga na kangaratete, abari we wihesha icyubahiro. Uri Imana nzima kandi nziza rero, urakoze kutanza imbaraga ku bantu bawe, urakoze kubayoboye kandi ubarengeye, urakoze kuje gutabara, urakoze kuje kwigaragaza nk'Imana, urakoze kuje gukuraho abantu agasuzuguro k'abadayimoni. Nuhabwe icyubahiro Uwera wa Isirayeli, nuhabwe icyubahiro kuko ni wowe ugikwiriye. Urakoze rero, ibyo byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.